Dutangiranye n'akana gato k'agakobwa kafashe imisumari myinshi gatega ku mwanya wa kabiri mu modoka ya mama wako. Kumva uko kategaga iyo misumari mu modoka ya mama wako niko mama wako yari ari gusezerana na papa wako. Akana karangije karavuga ati aha mama, uyu munsi we na Uncle Amos ngiye kubaha ikirwa rwose. Mugomba kubona ko ibyo mukorera papa bidakwiye. Umugabo arangije asezera umugore we asubira mu nzu ubona ko yishimye. Haciye akanya wa mugore yaratashye avuye iyo yari yagiye, gusa aza ubona afite ubwoba bwinshi cyane n'igihunga, sinzi ngo ni iki cyabaye. Akigera aho yahise akubitana n'umugabo warangije amubaza ati sheri kuhise uza habaye iki kudatinzeyo. Umugore arangije avuga didimanga bisa nkaho ari ikintu ari guhisha, ati rwose hari akabazo nahuye nako niyo mpamvu ngarutse. Akana karangije kabona Amos ari gucaho, Uncle Amos ngo kutaza ngo dusuhuze. Kumva uyu mugabo bigaragara ko ari we wicaye muri ya misumari dukurikije ukuntu arimo kugenda. Akana karangije kaza kumwisuhurisha ngo Uncle Amos we bimeze bite ko wari ugiye utadusuhuje, ko wari uri guca mu gikari habaye iki? Umugore atangira kugira ubwoba. Umugabo arangije aravuga ati rwose numvaga nameze neza, nari mvuze nereka nce mu gikari turaza guhurira mu nzu nta kibazo. Umugabo uri hano arangije aravuga ati muvandimwe nta mpamvu rwose yo guca mu gikari, vayo duce hano nta kibazo. Ubwo umugore nawe afata akana binjira mu nzu arangije akingaho. Mukurikire wibuka gukanda subscribe kugira ngo izindi nkuru nk'izi zijye zigushyikaho ku gihe. Umugabo bamuzanye mu nzu arimo kubabeshya ngo ari kumva atameze neza, ngo ni ikibazo cy'amagufwa. Akana kaba kamusunitse hasi yicara ku ntebe aho imisumari yamujombye haramurya. Umugabo arangije amubaza ati se ufite ikihe kibazo? Ati rwose nagize akabazo k'amagufwa, ati ahubwo mumboneye akantu kameze nka pomade byamfasha rwose, nsanzwe ngira ikibazo cy'umugongo ubanza ari wowe wahagurutse. Ati ntugire ikibazo rwose, hano hari umuti numva nshobora kuba mfite, ndaje nkurebere urasigaho rimwe ryonyine urahita ukira. Ati ahubwo buri hano nkurebe umuti uri hejuru ndahita nza rwose ntago ndi butinde. Umugore yacecetse bigaragara ko hari ikintu azi bari guhisha umugabo, n'akana karabizi byabaye. Akana nako ati nanjye reka njyane na papa rwose tujye kureba uwo muti. Aba bombi basigara hano ati kweri ninde wakora ririya kosa ryo gutega iriya misumari mu modoka yawe? Umugore arangije aravuga ati humura wakoze ibi ngibi ndamuzi, nanjye ndaza kumwereka icyo mukora. Ati ndabizi neza ko ari akana nta wundi wakora ibintu nk'ibi. Ati ahubwo reka tube twishimisha dore byatumye tutaninezeza mu modoka. Kumva akana kihishe hano karimo kubareba ati burya ntabwo ibyo nakoze byabahagije sha, muracyakomeje guca inyuma papa. Akana kahise kirukanka ngo kajye kubwira papa wako, ubwo abandi nabo basigaye hano. Umugore aribagirwa bakoze ku kibuno ati mbabarira rwose Amos, nibagiye ibyakubayeho rwose umbabarire. Ati kandi nawe reka gusakuza, umugabo wanjye atakumva akaza yirukanka. Ubwo umugore yakomeje yihanganisha umusore uri hano ngo ni Amos, arangije aramubwira ati wa mugabo ni ikigoryi we, baracyari gukora ibiki hejuru ye? Ati rwose reka tube twitana, haraza koza ibyo dukora twabisoje wa mugani. Ubwo barakomeje baca inyuma wa mugabo aje aravuze ati se wa muti nawushyizeyo ko numva nahibagiwe. Araza areba mu kabati kari hano arawushakisha ahantu hose barawubonye. Ati nguyu sha. Akana karangije karaza ati papa uzi ko mama ari kuguca inyuma we na Amos? Ngo reka wakana we, urumva ibyo bintu bishoboka? Yego rwose ngenda babonye. Ati wa mwana we ndabizi rwose, ndabizi ko utabakunda ariko wivuga ibyo bintu rwose. Ati wapi papa ntabwo ndimo kukubeshya, ese waje ukajya kubareba? Umubyeyi arangije abwira akana ati ubundi wibyo guca inyuma urabizi? Akana karangije kariyumvira ati n'ubundi papa niyo nabimubwira ntabwo azabyumva, birasaba ngo nzabimwiyerekere. Umugabo arangije abwira akana ati ndabizi wa mwana we rwose ko uyu mugore utamukunda, ariko ntabwo ari ngombwa ngo umushinze ibintu nk'ibyo. Ubwo urumva yanca inyuma kuri musaza we, bigaragara ko uriya mugabo ngo ni Amos yabeshe uyu nguyu ko uyu mukobwa ari musaza we. Umugabo arangije abwira akana ati ndabizi rwose wakundaga mama wawe cyane, ariko n'uyu mugore nazanye ugomba kumukunda kuko nta kibazo cye rwose. Icyo umugabo atazi ni uko umugore ari gushyigikira arimo kumuca inyuma. Ubwo yakomeje yumvisha akana uburyo umugore afite nta kibazo cye, kandi nubwo kabuze mama wako kagomba kwihangana kakamufata uyu mugore nka mama wako. Ikigaragara cyo ni uko aka kana uriya ari mukase ubana na papa wako. Ubwo umugabo yakomeje yihanganisha akana, wa mugore ahinguka yumva akana kabivuga. Arangije aravuga ati mugabo wanjye kutashyiriye umuti Amos nkaba numva gitaka wawe umushyiriye? Umugabo arangije aravuga ati okay nta kibazo reka nkumushyire, nari ndimo kuganira n'uyu mwana, ubwo musigarane hano nanjye ndaje. Ubwo umugabo yasize wa mwana musigana na mukase. Mukase w'umwana abonye se amaze kurenga
aravuga ati wa cyana ugira ubwenge, ninde wakubwiye ngo ufate imisumari uyitege mu modoka yanjye? Akana karangije karamubwira ati nagombaga kuyitegamo nyine, wese kuki uca inyuma papa kandi umubeshya ko umukunda buri munsi? Umugore arangije aravuga ati wa cyana we rwose urakajije pe, none se ubu ngubu uzi ko mama wawe atamucaga inyuma? Ibi ni ibintu bikorwa n'abantu bose, twese abagore duca inyuma abagabo bacu, kandi nawe nukuri uzabibona, uzajya uca inyuma umugabo wawe. Akana karangije karavuga ati wikigereranya na mama se nyine. Umugore arangije aravuga ati wa cyana we rwose ubu ngubu nanjye ndaza kuguha ikigwa uraza kubona, ntabwo wakagombye kuba wakoze ibintu nka biriya, rwose wakosheje. Umugore arangije asandaguza imisatsi ye yigira nk'umusazi, atera induru ati mugabo wanjye rwose nabana napfuye. Akana karavuga ati ariko ubwo ngubwo uri kwikora ibiki madamu, waretse guca imyenda yawe? Umugore arangije afata agakora yari yambaye aragaca. Tugaruke hano kuri wa wundi imisumari yishe, ubwo umugabo yamuzaniye imiti amugira neza, icyo atazi ni uko yamucaga inyuma. Ubwo umusore yapfunduye imiti ngo arebe imiti bamuzaniye, gusa bakiri aho bumva umugore w'uyu mugabo arimo kurira atera induru ati muntabare rwose ndapfuye. Ati se umugore wanjye kandi abaye iki? Ati rukanka tujye kureba icyo abaye. Ubwo baje birukanka, n'uwo bateye imisumari aracumbagira aza yiruka. Ubwo umugore nawe yumvishe baje yahise yikubita ku buriri yigira nk'aho ari akana kari kumukubita. Umugabo arangije aza abaza ngo habaye iki mugore wanjye, ubaye iki? Ati wakane ko utavuga icyabaye. Umugore arangije avuga ati umwana wawe rwose, umwana wawe yaranyishe, atari kunziza ngo yuko nari mama, ngo ninjye wishe mama, uyu mwana rwose munsabira imbabazi. Umukana karangije karavuga ati rwose arambeshyira, njyewe nta kintu nigeze mukora, ibyo byose niwe ubyikoze. Ati se none murumva ari njye wicireho imyenda? Ati dore imyenda yanjye yose aricaye. Akana kati papa arambeshyira ariko kuki udashaka kunyumva? Ubundi urabona uko ngana uko uwo muntu ugana uko njyewe namushobora? Ati wakana we narakubwiye kuba atari mama wawe ariko ujye umufata nka mama wawe wakubyaye, umenye ko bangana. Akana karangije atarambeshyira ariko papa ubundi yaguhaye ibiki kuki utajya unyumva? Ubwo umugabo yakomeje atonganya akana kakuka inabi, ariko nawe atabanje gushishoza ngo amenye icyabaye. Ubwo umugore yarakomeje aririza ati umwana rwose yamforaguye imisatsi yaranyishe. Ubwo uyu musore nawe yasigaranye hano n'aba bombi. Umugore arangije arakomeza yirembesha imbere y'umugabo we. Umugabo arangije abwira umusore uri hano ati humura rwose mushiki wawe nsanzwe mufata neza, nuko ari uriya mwana wanjye rwose ugira umutima mubi, ariko nawe ndaza kumwigisha isomo arajya yitwara neza. Umusore uri hano arangije abwira umugabo ati ngaho rero genda uvugisha umwana wawe umuhane, ibintu nk'ibi bitazongera. Ubwo umugore uri hano nawe yasigaye aseka aravuga ati ndabakinnye shan, iyo naza kubakina gutya se ubundi byari kugenda bite? Ubwo aba bombi basigaye hano bishimye ariko kuvuga ati rwose kari akana tugateje se. Akana nako kaje hano mu cyumba cyako kagaruka karira kavuga ati mama kubera iki koko wansiga, kubera iki papa yankora ibi bintu? Akana karangije gafata ifoto ya mama wako karayireba karimo kurira kamubwira ati mama rwose ndagukumbuye uzagira ugaruke pe. Ati ubu yose wamenyaga ibintu papa arimo kunkorera. Ati birababaje cyane kumva umubyeyi wako yaraje hano yumva ukuntu akana kari kurira mama wako kamubwira ibyabaye byose. Umugabo nawe yirinda kwegera akana arangije arahagarara yumva ibyo kavuga byose. Ati mama umugore uri hano nta nubwo akunda papa, yirwa muca inyuma, papa yarangiza akaba ari njye abwira nabi. Ati rwose ndabirambiwe niyo mpamvu ngukumbuye ngo twibanire. Ubwo umugabo yarebye iby'akana ke karimo nawe biramubabaza, ashaka uburyo yabyigaho ngo arebe ikintu abikoraho. Akana kakomeje kabwira mama wako ati iyo usa wari uri hano ngo urebe umugore wasigiye mama wanjye, ntabwo rwose wakishimira uburyo mbayeho muri uru rugo. Umugabo nawe yabyumva bikamubabaza cyane. Ubwo umugabo byaramubabaje arangije ahita akubita urugi aragenda. Akana nako gasigara hano karimo kurira gahobeye ifoto ya mama wako. Ubwo tugaruke hano kuri Ramos na wa mugore barimo kugana bavuga ati se koko iyi myenda yose ni wowe wayiciye gutya? Atuzi ko nawe utaba. Ati none se urumva nari kubigenza gute rwose? Ati kari akana kagombaga kubyishurira byose. Ubu ngubu ndizera ko uyu mugabo agiye gushaka ikindi agakora kuko ndabizi ko batagumana hano kandi tutarimo kumvikana. Ubundi urebe ngo ngiye nawe noneho turimerera neza. Ati se urishuwa ko uyu mugabo ataraza kukuvumbura ko ari we wakoze ibi byose? Ati we humura ndabifite, uyu mugabo naramufatishije nta kindi yakora rwose. Ati ahubwo we wumva utuje umeze neza nta kibazo kiri buze kuzamo. Ati atokereka mbikurekere noneho niba ubifite nanjye nta kibazo ndi bubigireho. Wasigaye hano bagambanira uyu mugabo uburyo ibyo kubyo bagiye kumukora. Barangije barasomana. Wa mugabo nawe ubwo yaturutse inyuma arimo kubareba gake gake bahita bikanga ngo bahita bivugisha nkaho nta cyabaye.
ubwo umugabo nawe yahise avuga ati none se bimeze bite? Umusore uri hano aramubaza ati rwose nari ndi kumuhumuriza, ahubwo sigara uvugana nawe wumva ukuntu ameze, njye nari ndimo kumuhumuriza ku bimubayeho n'umwana. Kumbe igisore cyaraje kikinga inyuma hano, umugore arangije aravuga ati ariko sheri uriya mwana wawe afite ikihe kibazo gute koko adashaka kumfata nka mama we, kandi nanjye ndi umubyeyi nubwo rwose namubyaye, kandi mu by'ukuri umwana wawe ngenda mukunda. Ubwo igisore nacyo cyari cyasigaye hano kiri guhengereza wa mugore kimubwira ati ariko kutagira bimeze bite? Ubwo umugabo nawe yabwiye umugore uri hano ati humura rwose umwana wanjye ni gushaka ikintu namukora, ati ahubwo sheri reka nkubwire ikintu cyaba cyiza, umwana gute utamufata ubundi ngo ushaka ahantu mujyana mujye gutembera, umwana abe yaruhuka mu mutwe unamutembereze. Igisore kiri hano ati yego rwose uvuze ingingo. Umugabo nawe abitekereza ati mukure hano tugende, ati yego rwose mwava hano ukamujyana mukamarana ahantu agahe mwishimye, umwana wenda yagira aho akibagirwa ibya mama we agatuza, kuko urabona ko nibyo biri gutuma akora ibi byose. Kumva umugabo icyo atazi umugore uri hano ari gushaka ngo umugabo abasige mu rugo we na Ramosi bakora ibyo bakora. Ubwo Ramosi yahengerezaga hano inyuma ahita yihisha. Umugabo arangije avuga ati oke ndaza kubitekerezaho mbiganireho n'umwana twumve ko rwose twajya ahantu gufata akaruhuko. Ubwo ariko asigaye kubwira umugore wanjye ati ariko wihangane ku byo umwana wanjye agukoreye. Umugore nawe asigara yiriza hano. Ubwo bwarakeye wa mugabo abasohokanye ibibaga na wa mwana, bigaragara ko yafashe umwanzuro wo kujya gutemberana n'umwana we bakamarana agaha hantu. Ubwo umugore nawe yari ari hano na Ramosi ubona ko bishimiye ibigiye kuba uyu mugabo n'umugore we bagiye kugenda. Ubwo umugabo yapakiye ibibaga, umusore arangije aravuga ati reka turebe ko bava hano, ntabwo mbyizeye rwose, ubu sindaza kubyizera ari uko bagiye. Umugore arangije amubwira ati humura rwose wenda bizi bagiye abangaba ntabwo bakese nubona ko barimo gupakinga. Ubwo umugabo yashyize amabaga mu modoka, arangije abwira akana kati mwana wanjye rwose ubu ngubu noneho twagenda. Arangije abwira abasigaye ati Ramosi uzite kuri mushiki wawe, ndabizi sinzatindayo rwose. Umugore arangije aravuga ati mugabo wanjye rwose nzagukumbura kandi humura. Ramosi narangije avuga ati mushiki wanjye rwose nzamwitaho nkuko nabikoraga na mbere hose tubana mu rugo. Akana karangije karavuga ati murabeho madamu, tuzagaruka mu minsi iri imbere. Umugabo arangije avuga ati mugore wanjye rero hari akantu nari naguteguriye mbere yuko ngenda, sinari gusiga naguhaye gift. Umugabo arangije akuramo ka kantu bashyiramo impeta avuga ati ninza rwose tuzahita dusezerana imbere y'amategeko. Umugore arangije avuga ati yo sheri ibi bintu nari mbitegereje igihe kinini rwose wakumva uburyo nishimye. Umugabo arangije avuga ati rwose nabitekerejeho nsanga niko kantu nawe ngomba kukugendera kuri uyu munsi kugira ngo utaza gusigarana irungu, ahubwo uze kuyipfundura witonze, buretse kuyipfundura nonaha ngiye manze ngende rwose ntugire ikibazo, ninza nzayikwambika imbere y'amategeko. Ubwo umusore uri hano ariko byaramuriye, gusa yihagarara aravuga ati humura rwose musaza wanjye, uyu mugore wawe nzamwitaho rwose ntugire ikibazo. Ubwo aba bombi basigaye hano, umugore yishimye ari kureba impeta umugabo wamuhaye, bategereza ko imodoka yabirenga ngo bikorere utuntu twabo rwose nabo bahagaze hejuru. Ubwo barahengereje babona imodoka iragiye barishima cyane ati ubu noneho ibyo dukora tugiye kubikora twishimye nawe duhagaze hejuru kabisa, ati ahubwo tujye mu nzu vuba vuba, tigira vuba tugende. Ubwo bahise binjira mu nzu vuba vuba, umugabo nawe akomezanya n'akana ke baragenda. Bakugarure hano mu nzira aho umugabo ari kumwe n'akana ke. Akana karamubaza kati se papa wafashe utumwanzuro wo kuvuga ngo ngiye nawe tuve mu rugo tugende, ese na n'ubu ntabwo uranyizera ko ibyo nkubwira ari ukuri? Umugabo arangije abwira akana ke ati mwana wanjye rwose tuza nanjye ubu ngubu ndacyabitekerezaho, ariko icyo wamenya nuko nkwizera rwose nk'umwana wanjye, kandi urabizi ko nta muntu nakurutisha pe. Abana baho basigaye mu rugo barebye ku masaha baravuga ati ubu ngubu ndabizi aho bamaze kugera ni kure, si bagaruka. Umugore arangije aravuga ati rero ibyo dukora byose njye ndumva nifite amatsiko, reka manze nkuremo iyi mpeta umugabo wanjye yamaye. Ubwo umugore abayikuyemo arangije arayambara, mu kureba neza mu kantu bashyiramo impeta ababonyemo na flash disk, aravuga ati ye flash iyi se kandi yo ni iy'ibiki? Ubwo bose barikanze. Tugaruka hano ku mugabo n'umwana we aho bageze bagiye gutembera. Akana karamubaza ati se none ni hano tuje? Ati ko mbona aha hantu nahazi papa, hatuje kuhakora iki? Aha niho tuje gutemberera. Akana kakomeza kayira se kabwira se kati papa rwose ndakwinginze mbabarira ku byabaye kuri madamu, nta ruhare nabigizemo. Umugabo arangije abwira akana kati mwana wanjye rwose wabanje ugatuza ukishimira hano hantu nkuzanye, ibyo ngibyo ko turaza kubiganira nyuma.
Akana kati rwose papa nuko udashaka kunyumva, ariko ngiye madamu se nari kumugira nabi, kandi ikindi simwanga kuba mama yarapfuye nta n'uruhare yabigizemo, ariko none dore ninjye mwabihoye. Umugabo nawe ati mwana wanjye humura rwose kandi urabizi ko ngukunda, kabone nubwo yaba ari we wabikoze nta kibazo na kimwe nakugiraho. Ubwo tugaruke hano kuri ba bandi babonye flash, ati okay, reka iyi flash tuyishyire muri televiziyo turebe ngo ni ibiki umugabo wanjye yashyizeho cyangwa se ni ibiki yashatse kutwereka. Ubwo bayishyizemo n'amatsiko menshi, avuga ati noneho reka turebe ibyo umugabo wanjye yashyize kuri flash. Bakicana basanga ni video wa mugabo yifashe, aravuga ati Ramos n'umugore wanjye ndabizi ko ubu ngubu mwese murimo kundeba, ndashaka kubamenyesha ko ibyo muhoramo byose mbizi. Ati se umugabo wanjye ni ibiki ashaka kuvuga, kandi atarashaka kuvuga ku by'iyimeta, ati nshaka kubabwira ko kuba munci inyuma byo ndabizi kandi mbizi by'igihe kirekire, si ubwa mbere mbibonye, ariko icyo nshaka kubabwira ni uko mutazongera kubikora ukundi. Ati si ibi birashoboka gute yaba abizi? Ubwo bose barikanze umutima ubavamo. Umugabo arangije avuga ati ibyo mwagiye mukora byose mu gihe tumaranye nagiye mbibona, ndashaka kukumenyesha ko Ramos wowe utari musaza w'uwo mukobwa, kandi nawe wa mukobwa we atari musaza wawe. Ati ibyo mwagiye mukora byose muri iyi nzu huzuyemo amakamera menshi agiye abafata. Umugabo niho yatangiye kubabarira inkuru yose ukuntu yagenze ubwo yabonaga akana ke karimo kurira, n'uburyo yitegereje akana ke yumva byose karimo kubibwira mama wako. Arangije afata umwanzuro we ku giti cye wo kubyishakira, wo gushaka amakuru y'ibirimo kujya mbere. Ubwo umugabo niho yahise agenda atunguka asanga bombi basomana, ariko arijijisha na barabanza batega amatwi arabumviriza, yumva ibyo bavugaga by'ukuntu umwana bamukinnye agakino, ndetse n'ukuntu bagize uruhare mu kuba umugore w'uyu mugabo yarapfuye, kandi ko bari kugambanira kuba batwara imitungo ye. Ubwo umugabo yakomeje ababwira kuri flash byose uburyo abizi ibyo bapanga n'ibyo bamukoreye byose, ariko atigeze afata umwanzuro wo kubibabwira ku munwa, kuko ibyo bintu atari kugira imbaraga zibivuga, ariyo mpamvu yirikodinze iyi video. Aba nabaho basigaye baravuga ati ibi bintu rwose nibishoboka, ati wa mugabo rwose ntago wabinkora, ati Ramos wese bundakora iki? Ubwo ni umugore. Umugabo arangije aravuga ati rero ibyo mwankuragaho byose ubu ngubu birarangiye, n'iyo nzu mbasizemo nzasange mwarayivuyemo rwose mwarashatse ahandi. Mu gihe umugore atiye ubu si ibi bintu bibaho. Umugabo arangije aravuga ati Ramos w'icyo nakubwira ni uko nigeze nkumenya, kandi wa mugore we nawe ubibare nkaho ngiye nawe tutigeze tumenyana, bye bye. Ubwo umugabo nibyo yari yashyize ku ka flash disk yari yabahaye. Umugore asigara hano ari kurira ati Ramos koko turakora iki? Umusore uri hano ati rwose nanjye ndumva binshanze, imipango yacu yose irapfuye. Umugore arangije arabwira umusore uri hano ati Ramos igira icyo ubikora. Umusore ati se nakora iki? Ngiye nshoboye iki ko umugabo wawe byose abizi? Nta kintu na kimwe dufite hano twakora, ati ahubwo tugire dushaka ukuntu tuva hano atarazana ubuyobozi ngo budutware. Umugore arangije ararira ati yiwe niyangirije ubuzima bwanjye, kuki ibi bintu nemeye kubikora koko? Umusore uri hano nawe biramucanga. Tugaruke kuri uruhande aho papa n'akana nabo batembereye. Akana kabaza iseka ati se none papa ubundi uri gupanga iki kudashaka kumbwira ibyo uri gupanga? Ubu nzakomeza mbeho gutyo mu rujijo nazi bijya mbere. Umugabo arangije arapfukama abwira akana kati mwana wanjye rero icyo nakubwira nuko uriya mugore ibyo yagukoreye byose mbizi. Ati se none papa kuki wari ubizi warangiza ukavuga ngo tuze hano tubasige mu rugo? Ati nashatse kuzana hano ngiye nawe kugira ngo twiruhukire ndetse twimeze neza, bariya tuzataha dusanga batakiri mu nzu yacu rwose nubagireho ikibazo. Narangije kubabwira ibyo mbabwira. Ati se papa ibyo bintu wabikora? Ati humura rwose nabikoze. Akana kati papa ni ukuri rwose ndakwishimiye ku bintu wakoze pe. Ubwo umugabo arangije abwira akana kati mwana wanjye rero ntugire ikibazo rwose, nta wundi muntu nzongera kuzana ngo numa gukora nk'ibyo uriya yagukoraga, kandi umbabarire kuba naragenzuye na mbere hose. Ati kandi urabizi wakanaye ko ngukunda nk'uko nakundaga mama wawe. Akana nako karebye se kabona rwose karamwishimiye cyane. Umugabo akomeza abwira akana kati rwose ubu ngubu nta kibazo tuzongera kugira, ahubwo vaye ngiye nawe tujye kwishimana tuze gusubira mu rugo rwacu nta muntu dusanga yari twe twenyine. Umugabo ahita abaza akana kati kandi nizere ko ibyo nkubwiye rwose ubyishimiye. Akana kati papa urumva nabuzwa n'iki? Ni naho inkuru yacu isoreje. Ciao ciao.